muhaye ikaze wowe ubana natwe umunsi kundi wowe udukurikirana hano kuri Step Up TV Show. Tugiye kwinjira muri the comment yacu uyu munsi turaza gusura uwo bita Irene Murindahabi Kasha Makokero Murodekai ku mbuga nkoranyambaga ze. Turaje kuri Instagram ye aho amaze gushira post y'ubukwe bwe ikaba iri kuvuga 29 n'abantu 200 ikaba imaze kugira comment zirenga 1581. Wakibaza ngo izi comment zihishe n'iki? Irene ari kuvugisha imbuga nkoranyambaga zose tugiye kujya tuzizenguruka twisomera comment gake gake. Bamwita Irene ata ashira hanze yuko agiye kuba yakora ubukwe buzaba tariki 15 z'ukwa 8 2026. Ashiraho amafoto ari kumwe n'umukunzi we, n'amafoto meza cyane yandikaho n'amagambo meza cyane. Noneho twe nakiri tuba tuje gukora usibye kunyarukira muri comment tukibaza ngo mbese muri comment byifashe ute. Mureke twinjire muri comment noneho tube twiganirira muri the comment yacu y'uyu munsi. Uwaburi imbere abandi bamwita Rugajurigane kandi murabika rero bakunda kuba bari kumwe n'undi cyane. Yese avuga ngo Murindahabi mwana wa mama ubukwe bwiza nshuti yanjye. Bamwita Rakinize Imana isavuga ngo all the best Irene Murindahabi. Bamwita Deriyo Gasana n'imitima myinshi cyane. Bamwita papa cyangwa Yesa aravuga ngo big congrats ashiraho n'agatima cyane. Bamwita Kenti ahita avuga ati Irene we komera n'udutima twinshi cyane. Bamwita Wewe Bogari nawe Yesa aravuga ngo Irene. Bamwita Chris Easy nawe yaje aravuga ngo congratulations fam. Bamwita DJ Pink nawe Yesa avuga ngo congratulations Zadi. Bamwita DJ General Benda n'udutima twinshi cyane. Uyu nguyu ne wakoroje iyi comment, izi comment zose zubakiye aha. Bamwita ni 250 Daily Entertainment yaje aravuga ngo Philipita urihe. Philipita isaza aramusubiza nagutinda aravuga ngo ndi muri depression. Ashiraho imitima nyine ya break up atavuga ngo Babu Rwanda nawe itamumentioninga niwe usigaje kunanga nkahita mubona abandi ndagahita yiyahura nubwo yakoze divorce atarashaka nyine ngo ubwo ni Babu cyase. Philipita izavuga ngo we ngari muri depression atavuga ngo Babu niwe usigaje kunanga nkahita mubona nanjye nkahita niyahura nubwo yakoze divorce atarashaka. Bamwita Bruce Melody yahise aravuga ngo congratulations my G. Irene niwe muntu yasubije wenyine. Bamwita Bruce Melody yahise asubiza Bruce Melody aravuga ngo in every detail my aitashiraho brother. Bamwita Chita Magic nawe Irene yamusubije navuga ngo Bruce Melody niwe basubije wenyine. Yahise azana amagambo y'inyuguti ngaravuga ngo kumuvandimwe wanjye Irene Murindahabi ndakwandikiye nkumenyesha ko nishimye iyi ntambwe ubukwe bwiza n'urugo ruhire. Irene nawe yahise azaramusubiza n'ubundi. Bamwita Ice Mobi nawe yahise avuga ngo Aisha. Bamwita Niyo Bosco yahise aravuga ngo Emily Stone. Bamwita Dorcas Kamikazi yahise avuga ngo A1 congratulations. Irene yahise amusubiza utugabo duhoberanye. Bamwita Nyabitanga Nicole yahise aravuga ngo ubukwe no bwacu umugore ni uwawe. Bamwita Junior Rumaga itavuga ngo ishuke kera karasho. Uyu nguyu Kinyarwanda agira cya Junior Rumaga ubwo kuri screen bakazuminge mu kisomere yanditse ngo ishuke kera Kasha Makokero urarwubaka cyane my brother. Bamwita Papi Clever nawe yahise aramubwira ngo oh wow congratulations brother. Bamwita Ingabire Dorcas yavuga ngo congratulations ndikumva minze. Bamwita MC Nario nawe yahise aravuga ngo sha nanjye ndarongora nyuma yawe. Bamwita Kadafi Pro nawe yahise udutima twinshi aravuga ngo pranka. Bamwita Rusine Patrick nawe yahise avuga ngo nuko. Bamwita Divine Uwara yahise aravuga ngo congratulations. Bamwita Prosper Ngomezi nawe yahise avuga ngo congratulations man of God. Irene Murindahabi nyine ubwira mu mentioninga. Bamwita Ora Makeup bahita avuga ngo congratulations brother. Buri kantu nawe yahise aravuga ngo practice nziza buriya ire. Bamwita Shema Patireza avuga ngo urugo ruhire mukuru wanjye. Bamwita uyu King V nawe yahise aravuga ngo congratulations brother King V ni mushiki wa Aisha. Ubwo ndi gushaka comment ya Aisha no mpamvu mwumva nyisoma. Bamwita Diana atavuga ngo awa. Bamwita Isimbi Sabrine ati ahwidufite ubukwe.
ndakeka comment ntabwo twazirangiza, ni comment nyinshi. Reka mbarebe ko ndabonamo comment ya Aisha nibona bamwita Kazungu ka boss ne yavuze ngo cyaze, bamwita bamenya na bese azavuga ngo ubu baraje batwatake ngo umuvandimwe aratwisubiye. Gusa ibyatunaniye reka tujye dushyigikira ababishoboye. Congratulation Irene kabisa, we yamuhaye respect. Reka dukomeze turebe ko ndaza kuyibona ya Aisha, ngenda scrollinga abantu banditse comment we ya Aisha nayirimo. Umuntu wayibonye ubwara karya screenshot akaduhe nako tugasome. Aisha ayishuri hehe, ndakeka we ntabwo yigeze aza muri comment. Abantu benshi bari bazi ko Irene ari mu rukundo no bita Aisha. Noneho nyemerana no muri the comment turi kwisoza mwereke icyo bita intambara muri comment. Bamwita Ishimwe Rikari, abantu benshi muramuzi n'umunyamakuru wa SKFM, we na Ruvuyanga nibaboroheranye. Mukanya mbonye post akoze imaze amasaha 8 yaje ashiraho ifoto aperi yatwaye igikombe. Ndakeka uyu muntu ni Eto kuko ukuna hora muvuga nge to sinamuzi, ariko uyu ni Eto kabisa. None muri comment Ruvuyanga isava yihuse cyane ahita amubwira ngo Ishimwe Rikari umupampe wanze gukira depression kubera ingoma yiwe yatsinzwe courage. Nawe ahita amusubiza nagutinda, ahita amubwira ngo Ruvuyanga shobuja uje kumuvuganira, ngo shobuja uje kumuvuganira. Bagora bose barasubiza. Rikari niwe muntu usubiza comment zose ava ku ya mbere bwa ngo waramwamamaje azaguhemba ati cyane. Bamwita Rastaman bro, uyu ni Flotin Preze, akaza n'ubundi bose abasubiza. Gusa ndi kubabwira intambara, reka mbabwire n'indi comment nabwo n'undi Ruvuyanga yaje kwisanga we na Ishimwe Rikari bahanganye direct amaso ku maso. Turacyari gutembera ku rubuga rwa Instagram tureba mbese byifashe ute n'amakuru menshi cyane turaza kuba tuganira. Reka tuze gusoma uyu munsi amakuru turakura kuri The Choice. Inkuru yo iri kuvugwa na yindi mu Rwanda usibye gushaka cyangwa ubabanore kugenda bagarura utujwi twa Aisha Benya. Nanjye ndaza mu kanya kuba playingira kamwe, ariko reka tugaplayinge n'ubundi the comment yo ntabwo tuza kwigarukaho, ahubwo nyemera none twinjire mu makuru ari kuvugwa hirya no hino. Na makuru ari kuvugisha abatari bake ariko bageza no kuri Step Up TV show. Hano twirinda gutungurwa, niyo mpamvu nkuha amakuru hakiri kare. Ndaza kwambura ko uwo bita Papa cyangwa yagiye kuba yasohora indirimbo n'ibindi byinshi turaza kubyumva nyuma yo kumva umuterankunga bamwita Kevin Photographer. Amafoto meza n'ahandi yafatirwa usibye kwa Kevin Photographer. Kevin Photographer nk'umwe mu bayoboye, mwumwe mu bari komeza kwereka abantu ko bakora ibidasanzwe. Nawe mugane akwereke uburyo ki ifoto isobanura byinshi. Ifoto mu birori buriya ibisobanuye ikintu kinini utatekereza, ibyo ubimenya yihuye no bita Kevin Photographer. Musure ku mbuga nkoranyambaga aho ugeze hose wandikamo Kevin Photographer cyangwa umwandikire ku izi nimero zigiye kujya kuri screen yawe gatoya. Nifuza kwamamaza ibikorwa bye bikagera kure n'ahandi wabikorera usibye hano kuri Step Up TV show. Nimero ni 0793638264 nk'ibisanzwe ni DJ Shapsod Master Vibe. Ikiganiro cyo ni Step Up News, usibye kuna the comment twongeye kwigarura ngo tubihurize hamwe abantu mwenjoyinge the comment nkuko mwari mwarayikunze muri benshi cyane. Reka kubanga bw'ibyuma batuzamuriye Kevin Photographer, ubundi ngenda garuka mu kanwa. Reka duhikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amandu. Si ibyo gusa, kubakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and the birthday day or in Kevin Entertainment with Kevin Photographer. You can contact us on 0788773185, and even you can follow us on our social media. Kevin Photographer, online service, make more than word with us.
Okay, nagutinda amakuru naga ari menshi cyane nundi inkuru iri kuvugisha abatari bake no bita Irene nundi agiye kuba yakora ubukwe no bita Nishimwe Liliane n'ubukwe buzaba tariki 15 z'ukwa 8 2026 nyuma y'igihe kinini abantu bavuga ngo Irene kudashaka gusa yafashe umwanzuro ahita abisohora usibye kwa bamwe bari kuvuga ko ari prank gusa kugeza ubu tariki 15 z'ukwa 8 2026 dutegereje ubukwe bwa Grafrel ubukwe bwa mukuru wacu Irene akaba azabukurana no bita Nishimwe Liliane amakuru arambuye ku bukwe bwabo turaza kuba tubiganira gusa abantu bari gukoresha imbuga nkoranyambaga mwirinde cyane kwibasira uwo bita Aisha abantu benshi bari bazi ko uwo bita Irene azabana na Aisha kuko mu biganiro bakoraga byagaragarazaga ko uwo bita Aisha na Irene bameze nk'abakundana gusa buraya ari akazi ari entertainment Irene nibwo nabonye bita ya Kibenda ari gusubiza Azawi ari kumubwira ati ari kuvuga nyine ko ibyo yakoze ari amakosa ubwo yavanga indirimbo ziba zicurange gusa yaravuze ngo nge ntabwo namutera amabuye keretse nazi icyo entertainment iricyo nanjye ntabwo navuga ngo Aisha uramutera amabuye kireka utazi icyo entertainment aricyo byari biri gucuruza kandi byaracuruje cyane mpamvu yo kubitindaho habe na gato muri the comment twakubwiye buryo cy'abastari batandukanye bamwifurije kugira ubukwe bwiza natwe hano kuri Step Up TV show Irene tumwifurije ubukwe bwiza reka tumubwire ngo uzagire ubukwe bwiza noneho bamwita papa cyangwa nyuma yo gukora indirimbo kuki wabyemeye video niyo yari maze kujya hanze abantu benshi cyane kuki wabimenye ariyo abantu bari kwenjoyinga ari benshi cyane ubagiye kuba yateguje ko agiye gusora indirimbo ari kumwe no bita papa cyangwa amambe ari kumwe no bita Yamano na Racine n'indirimbo yitwa Nibe nawe nyuma yo gukorana indirimbo na Yamano yise ngo abantu bakavuga ati papa cyangwa wishe indirimbo y'abandi bagiye kongera bahure muri studio bakore indirimbo yiswe Niba nawe n'undi papa cyangwa najya gukora indirimbo nziza reka no dukomeze twitegereze iraza kuba ari nziza bamwita Ayesta ariko muri Global Citizen ubwo ari mu kiganiro muri Global Citizen nawe nibwo yavuze ko gukura atabona umuriro cyangwa umuriro nyine udahoraho muri Nigeria ari mu byamudindije cyane avuga ko yakurira ahantu nyine ubwo yabivuze ari muri Amerika kuko ariho asigaye atuye ahantu abona ibintu byose yari kuba yarateye imbere cyane birenze naho ari uyu munsi ikibazo cy'umuriro neje n'undi nabwo nabonye impamvu inkuru nyivuze ubundi nari kujya mbabwire ko Ejo nibwo nabonye Rege yatangiye gukangurira abakoresha anako ni buri muturarwanda igihe ubonye umuntu uri kwangiza ibikoresho cyangwa imiyoboro y'insinga z'amashanyarazi witinda bahamagare ubundi baze kuba babikemura kuko abantu benshi batangiye kujya biba insinga cyaba kiba makash power bakajya kuyakoresha mu nyungu zabo bwite kandi birani ibintu bifasha abaturarwanda baze kubona umuriro ugiye atari ikibazo cyuko ari muke cyangwa ikibazo ari umuntu wabonye ukamuhishira wibye urutsinga ni ikintu kibabaje cyane n'abantu mu bikora mwisubireho nimba ubibonye nagutinda hamagara bagufasha cyane uwo muntu nubyihererane kandi nimba byanangiritse tere kuvuga ngo iki bahamagare wituma hacamo igihe kinini udafite umuriro ntabwo dushaka ko n'abana b'abanyarwanda nibamara gukura abana bakuze igihugu kimaze gufata vision bazajya bavuga ngo impamvu nuko twakuriye ahantu hatagera umuriro kandi Rege byose iba yabyitayeho reka mwifurize weekend nziza reka nkubwire ngo weekend nziza uyu munsi abadivantiste bagiye gusenga neza ariko mwagize isabazo nziza aba Islamu ijuma nizere ko yagenze neza abazajya gusenga ejo ku cyumweru reka mbabwire ngo muzagire icyumweru cyiza kandi kimigisha nge nzagaruka ku munsi w'ejo twiganira the comment yo ugiye kujya uyikurikirana uko byagenda kose nibisanzwe bari DJ Sharps the Water Vibe hano ni kuri Step Up TV show komeza dukurikirane content zacu tugenda tukugezaho umunsi kundi tusigaye tujya kuri field tuba tugufitiye definition the comment tugufitiye indege ya sport na mambo de pilote ndumva ibyo tuguha ni full package wecyo dusaba dukunde ukore subscribe kora share kora comment ibintu byiza nka bino wibyihererana ubundi ujye ubana natwe wenjoyinge
na rimwe uzicuza nimba warakanze subscribe, warakoze share na comment. Njyewe nkusezeyeho, reka tuzahure ku munsi w'ejo. Ndagukunda cyane.